Mwiriwe neza, ndabashuhuje mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe, nimba uri mushya kuri channel iwacu bikora bite, ikaze tuguhaye ikaze kuri channel iwacu bikora bite. Kuri channel bikora bite rero ni channel twiga ibimera bitandukanye birya no hino bitandukanye, haba mu mashyamba, hari ibikoko, ibihumeka n'ibidahumeka, twiga indwara zitandukanye wenda zinyuranye z'amayobera ziriho, izitari zazo zo ntabwo tuzizi, ariko ibiriho mbese wakwifashisha iki kugira ngo ubashe gukira uburwayi ufite. Uburwayi buno bw'ubutererano, uburwayi bugaragara kwa muganga n'uburwayi butagaragara, rero akenshi na kenshi twibanda ku bintu bijyanye n'amarozi, kuko amarozi ariho atandukanye n'aya kera. Uko viziyo yihuta nayo niko igendana n'igihe. Rero nshuje abari mu bihugu bitandukanye, abanyarwanda, abarundi, Tanzania, Congo, Kenya, bibwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Kuri channel iwacu rero bikora bite, uyu munsi tugiye kwiga ku giti bita umuko cyangwa umurinzi. Umurinzi ni iki? Umurinzi ni igiti kiba mu buzima bwacu, akenshi kikibanda kuba hafi y'ingo, n'abantu ba kera hari abo bitaga ngo ni urugabiro. Mbabwira mbese umuko ni iki, ukora iki, duhera ku mababi ngo no ku ndabo n'imizi wenda n'ibishishwa byabyo, twumve mbese umuko ukora iki. Umuko rero akenshi uvura indwara zitandukanye nyinshi z'amayobera, ariko umuko akenshi bawita umurinzi. Umurinzi ni iki? Umurinzi iyo wafataga duhereye ku gati kako cyangwa umuzi, iyo wafataga agati k'umurinzi ari we muko, ugafata n'agati bita umunanira n'akandi bita umutanga, ibyo bintu iyo wabimanikaga nko mu nzu iwawe, agati gatoya cyangwa ukagatambika nko mu marembo yawe, nk'abantu babiri bafite amafamu y'inka cyangwa urwuri, ibyo biti akenshi bikunda no kuba ku nkengero aho ngaho, bivuga ngo ni umurinzi. Urinda iki? Urinda iyo myuka mibi baba bakohereza mu mafamu yabo cyangwa bakohereza mu mazu yabo. Umurinzi rero uvura ibintu byinshi. Uwo murinzi yari nk'ibintu bimeze nk'amagini babohereza cyangwa ibintu batongera, bifite umurinzi ukongeramu n'uwo munanira n'uwo mutanga, akenshi hari ibintu byinshi bitapfa kubinjirira mu ngo mubamo. Icyo ni icya mbere cy'umurinzi. Umuko ari we murinzi, ariho nk'abantu bakunda kubura icyo bita urubyaro. Ese ukomoka ku ki? Ushobora kujya kwa muganga bakakubwira ngo turabona nta kibazo ufite kandi mwabyara. Icyo gihe rero babonye nta kibazo ufite, ubundi wowe utekereza iki? Hari ukuntu baba baragutwaye urukweto cyangwa baragutwaye nk'umwenda w'imbere, cyangwa aho wiyogoshesheje bagatwara nk'umusatsi, cyangwa bakagushinyika kuri za nyabingi, nabyo bigatuma utabyara, cyangwa bakakuzingira nko ku itungo runaka, nabyo bakakuzingira muri byo. Rero akenshi iyo wakoze ibyo bintu ukabona urubyaro ntirukunda kuboneka cyangwa ukabyara rimwe ntiwongere kubyara, ubigenza ute rero? Ufata ibishishwa by'umurinzi, ugakura agashishwa ka mbere, ugafata ku gishishwa cya kabiri cy'imbere, warangiza ugashaka icyo bita umuhanga, uhangamura ibyo bintu, gutyo uba ushaka kwitegura. Hari imiti myinshi nagiye mbarangira, ariko nafashe gahunda yo kujya mbigisha buri giti kimwe kimwe, kuko kubivanga nabonaga mutabishobora. Rero ugafata igiti bita umuhanga, warangiza ugafata icyo bita umudasama n'utubabi tw'umugombe, ukabiteka mu gace mu gikombe cya suritiro, ukabiteka neza, warangiza ukajya unywaho. Ariko akenshi
iyo utangiye kurya, iyo ujya mu mihango uragenda ukajya ufata icyatsi bita icyoganyanja, ugafata n'ikindi bita umuhengeri, ugafata ibyo bibabi, umuhengeri n'imbuto zabyo ushiramo, ukajya uteka igice kimwe cya suritiro ukayikoresha dejuru, unywaho gakeya. Nta mpamvu yo kunywa imiti myinshi muri visiyo tugezemo. Iyo ugenda rero ukoresha ibyo bintu, akenshi uba witegura ariko bya bikatsi wakoresheje wasekuye, wirinda kugira gute kubijugunya, urabikaraba cyangwa ugakoropa ahantu uri. Imiti ni myinshi pe, ariko tuzajya twiga buri cyiciro cy'imiti, noneho ngeraho mbateranyiriza imiti murebe ko namwe mwagira gute mwakivura. Ikindi imizi ku bishishwa byabyo byayindi nababwiye, ushiraho agashishwa kamwe bakuraho cya kindi cy'imbere, gikunda kuvura ibi bintu by'ibirwara bikunda gutera umuntu mu nda, bimwe bigongera ukagira ngo ni amibe kandi atariyo, ukumva cyifashe nko mu rubavu kigafata n'ahandi mu rubavu, ukumva kirutse mu mugongo. Ubigenza ute rero? Ushaka ikino giti bita umuzi w'umubirizi ukabivangiramo, ugashaka n'akandi bita nyiramuko nayo nayiberetse ahantu twize ikintu bitaga ipapayi y'ingabo. Nyiramuko narayerekanye, warangiza ukavangiramo ukabicanira bikabira, ukayungurura, nabyo bikunda kuvura ibyo bintu biba biruma mu nda byiruka kandi atari amibe. Ku bantu bakunda kurwara indwara y'ubuhumekero, ariko ya ndwara itari asima, atari n'ibicurane kandi ugafungana cyane. Abantu rero bakunda kwibasirwa n'izo indwara nk'izo ngizo zo gufungana, rimwe na rimwe bikaza mbese ukabona byanarangiye, dore umuti mwiza mbazaniye. Ufata indabo z'umuko, ugashaka nk'akarobo kazo, ugashaka n'icyo bita karafu zirahari mu Rwanda, nta gihugu zitabamo. Abahindi bakunda kuzigira bakora ibirungu, Abarabu nabo baba bazifite karafu. Iyo miti warangiza ugashaka n'indabo z'icyo bita umusave, ariko indabo z'umusave nabonye zitanyaruka cyane kurusha ibishishwa by'umusave. Ugakora cya kagashwa kabanza, ugafata ku cy'imbere nka santimetero wenda nka 40, ukabukatagura neza, warangiza ukajya ubushyira mu mazi, ugateka igikombe kimwe. Icyo gikombe warangiza ukabibiza neza bikabira, bikongera bikabira, ukayungurura neza witonze, ukajya unywaho nk'ibiko nk'icumi, hagati y'10 n'8. Nta kibazo, ni umuti utarura, ni umuti uryoshye, nabonye akenshi bivura ibyo bintu. Noneho abantu bamaze igihe kinini babirwara, ushobora kunywa hagati, icyo gikombe kinyweye ukinywa nk'iminsi ibiri gutyo, ntabwo wari umuti mwinshi uba unyweye. Ukagenda wamara gushira ugateka n'undi, ukawunywa hagati y'iminsi, guhera ku munsi umwe kujya ku minsi 7 n'iminsi 8 gutyo. Uko ugenda ukanywaho, ugenda wumva ugenda ufunguka kandi ukumva ufite imbaraga, kumva ufite pawa, intege zikagenda zigaruka, za ntege zaburaga nazo zikagenda zigaruka. Ibyo bintu kondisiyo ku mugore utwite ntabwo byemewe, kuko ashobora gukora neza. Rero abantu bakunda guterwa n'amagini, ni gute wakivura rero? Amagini tuvuga ni ya yandi akubuza gusinzira, nijoro ukumva birakunize, nijoro ukumva bigutesheje umutwe, nijoro ukumva mbese mu nzu harimo ibintu biri kwiruka, ukumva harimo ibintu bidasanzwe. Ni ba bantu bakunda kuburyanya ukumva hinjiyemo icyuka kibi, ukagira ngo nicyo muri toilette cyangwa inyama babaze
cyangwa itungo ryashaje, iyi miti rero ngiye kukurangira irabivura. Uburyo wabyivura rero, cyangwa kwa kundi ufite nk'umwana yajya atakayoberwa iwabo, kwiga bikanga, akumva ngo hari ibintu biri kumubwira ngo haguruka ugende, iyi miti irabivura. Ufata amababi y'umuko, nyuma gufata amababi y'umuko ugafata n'umukunde, amababi y'umukunde n'umubuza n'amababi y'umutanga, urabisekura. Ariko amababi y'umutanga ushobora no kongeramo amababi y'ikawa, ukabisekura neza, ukabona ushobora no kubyanika ukajya ushyira nko mu gikoma akanywa. Igihe utabonye ubwo buryo, ushobora no kubifata ukabitogosa nk'igice cy'igikombe akanywaho akayiko kamwe. Ibindi rero abitera mu rugo, kubitera mu rugo wongeramo akunyu gakeya, akajya akaraba akahangana n'ibyo bintu akareba ko byazagira gute, byazavamo. Iyi miti irakora mwa bantu mwe, n'ubwana bwa ngo mugama mutubeshya. Ubu ni n'uburyo bwiza bwo kubika imiti yanjye kugira ngo ibitabo wenda mfite bitazangirika, n'uzaza nyuma yanjye w'umwana umvukaho, kugira ngo azabone imiti cyangwa amenye igiti runaka nakibona no mu gitabo, kubibona bimworohere. Abanyarwanda cyangwa abandi bantu bose bumva n'ikinyarwanda bakunda kugira icyo bita ubwiru, kuba uzi ikintu ariko ntugisangize rubanda kugira ngo nabo bamenye. Ibyo tubyita, sinzi uko nabyita, ariko wenda baba bafite impamvu. Ariko abantu ntibakajya bagira kugira ubwiru. Nimba ufite umuntu w'umukecuru uzi icyazi, icyo ni igitabo ubitsa ariko ntumenye agaciro kacyo. Rero mujye mugerageza twige. Aha ngaha ni ubikora bite, ni uburyo bwo gufashanya tukiga ibimera n'ubundi, kugira ngo hari icyo ubiziho nanjye hari icyo mbiziho, kuko twese ntago tuzi byose cyane, ariko tujye tugerageza twigire ibimera by'iwacu. Ndabakunda rero, kuri yacu iwacu bikora bite, umurinzi, umuko. Hari n'uzasanga rero umuko ufashe n'icyo bita umuko wajemo igiti bita umurehe cyangwa umuguruka. Kiriya giti nk'abantu bazinzwe bafite uruzingo, ku basore batashaka, ku bakobwa badashaka, biriya bintu akenshi nabyo ni umuti ukomeye. Rero nababwiye ibintu byinshi, kandi ni byinshi n'ubundi ntawavuga ngo abirangize. Muri bikeya nabugeneye uyu munsi ni ibi ngibi. Nimba ukunda channel y'iwacu rero bikora bite, bakora follow, ugakora like, ugasharinga no ku bandi bifite ibibazo, ukajya utubwira icyo twabaganizaho. SMS zayo ndazisoma nkanazisubiza, ngo ntari nasubiza nuko ndi kumutegurira nawe ibindi, ariko nawe nzamusubiza. Imana ibarinde, mbifurije amahoro n'imigisha mu byo mukora. Icyambere cyose mujye mubanza Imana musenge. Icya kabiri wisuzumishe nimba urwaye, nimba ubuzemo indwara, mpamagara nkubwire ati kore gutya na gutya, ariko reko byavamo. Sawa, murakoze cyane, turi kumwe.